as long as atarya iwanjye yabiho nanjye nkabiwanjye ndetse ngende akwanga umuntu kwanga ubuse ko wirwa ryawe ni kurya abantu bose bankunda ubaye none se ko wirwa Sheilla none se ko wirwa ko nirwa uyu munsi ko wirwa utuka Kagame utuka u Rwanda afite inshingano ndabyemera n'umuyobozi ntabwo ndabyemera rwose ndakwemera rwose ufite uburenganzira bwawe uyu munsi kutaratuka so kwibarutse ukwabanje ubanza mu rugo iwawe kuki utaratuka papa wawe ku Karubanda ugatuka se w'abandi Kagame ntago muvuga nka papa Ange muvuga nka president wa Repubulika ibyo bintu mujye mumenya kubitandukanye ari mu ahebye y'abaturage ntago mutuka kandi uretse Sheilla ndakubaha kuko uri ikiremwa kutarafata zoom cyangwa TikTok ngo uvuge kuri so na nyoko bakubyaye ntago nta hantu bahuriye n'ibibazo by'igihugu cyacu faisait partie y'igihugu nabo ababyeyi bawe faisait partie yo kwibohora kw'igihugu babigize mu ruhare kutarafata papa wawe ku Karubanda ngo umufatire TikTok kuva mu gitoro kujya nijoro nakubwiye uvuge mama wawe cyangwa na so kutarabavuga n'abadepite bawuyobora iki kutarabavuga ni kukubaza nawe nijwi ryabo nabo nijwi ry'igihugu nabo nijwi ry'igihugu kutarafata so na nyoko ngo bavuge bahembamo ku buryo tujya kubavuga nabo tubavuge tubwira inshingano bagombaga kuzuza batujuje tubavuge Kagame inshingano bagomba kuzuza zirahari atujuje ndazivuga abo bantu mbwira ngo ngomba kuzana bakora iki nabahehe bahembye imisoro y'abaturage ngo tubazane arazifite kandi abakorera ni 10 na zingahe ziri mu Rwanda kuki Kagame ahora mu bitekerezo bya kuki mudafata ababyeyi banyu bababyaye babatwisa amezi 9 ngo mubazane mubanika ahangaha mwagiye nk'umugabo nka papa Ange tumuvuga nka president wa Repubulika ntabwo turi kumuvuga nk'umupapa nk'umugrandpa wabari abana nimba ari byo ashaka ntagende nareka iby'ubu president nagiye kuba grandpa na papa w'abana wumve ko ari wongera ariko ubushizi bw'amwanga mu buvana he bana generation ubushizi bw'amwanga mu buvana he Sheilla kwigira ignorant ushaje kuki wigira injiji ushaje ahubwo mu bivana he wowe kuki usazanye ubujiji ni ikihe kibazo ufite nge ntago ndi injiji nimwe mwize mwagiye mu maburuse y'igihugu mwavuye mu gihugu mugiye kuburi buruse z'igihugu yumva ibyo mvuze ibitekerezo byanjye bibi kibazo ubwo n'ubujiji bwawe kandi ntago mba mbyumva gute se umuntu abinjije ntago ndi injiji oya nimba utari uri kuyobya ahubwo uri nashima mwebwe turabana b'indashima wowe nande menya utavuga background ya so ya papa wawe Sheilla waretse amashuri akajya ku rugamba rwo kubohora igihugu uyu munsi akaba akibamo wowe uzajya mu bana b'intera hamwe bafite ibyo babakurikiranyeho utakaze ireme rya so wabaye impunzi imyaka azi ntabwo dushobora gutakaza nanone gutya wowe se wahera hehe kamana wowe wahera hehe kufite ibyawe nawe tuzi wowe umuntu ukuntu bigiye kugenda wahera hehe hano ntabwo ngenya mpfa kumanura umuntu hano ntabwo waje kugira abantu wigisha vuga ibyo uvuga iminota yawe irangire dukomeze ku wundi ntabwo uri center point ikiganiro cyacu uravuga ijambo ryawe n'urirangiza ufunge mikoro tujye ku bandi njye nemera ko kuba ntabuje ibitekerezo nawe ushobora kuguha umwanya ukavuga so nimba ushaka kuvuga fata umwanya uvuge nta muntu uri buze kwigisha hano uvuga ibyo ugomba kuvuga usoze n'undi afata umwanya nibikunanira ugende ntabwo nakuzanye hano mu mugozi ntabwo naje mukurura hano muri iyi space nguzi Sheilla ngiye gucira umugani nonaha uzajya wumva buri teka nujya gufungura space ujye ubanza unagutekereze ubona ishitambuga turyo ibyo wambaye sawa ugira umunsi mwiza kirango ukumubona rero uyu ni Sheilla KAMUZINZI n'umwe mu bakobwa bakomeje kugenda bagarukwaho ku bankoranyambaga by'umwihariko akaba ari umwe mu bayoboye mu basebya igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Sheilla KAMUZINZI rero ni umwe mu bantu
bakomeje kugenda bakora ibiganiro space ama TikTok live, YouTube live, ahantu hose yaba kwa Padiri Thomas Nahimana ndetse n'abandi batandukanye bo muri Alliance ndetse n'abandi batandukanye asebya igihugu cy'u Rwanda, asebya His Excellency Paul Kagame. Uyu mukobwa Sheilla Kamuzinzi mubona mwiza cyane ku isura, akaba yarakomeje kugenda agaragara mu biganiro bigiye bitandukanye, ari kumwe na n'uyu Badlama ndetse n'abandi batandukanye, aho bakomeje kugenda basebya igihugu cy'u Rwanda. N'umukobwa ukiri muto, mutagira ngo navuga u Rwanda, navuga His Excellency Paul Kagame nabi, navuga ngo ibyo Kagame akora bibi, mutagira ngo ni umuntu mukuru. Ni umukobwa wavutse mu mwaka wa 2001 mu Rwanda. Rero akaba akomeje kugenda agaragara mu biganiro bitandukanye by'abatabitagwiza ndetse n'abandi batandukanye basebya igihugu cy'u Rwanda. Ariko nk'uko dutangiye tubyumvira muri iyi audio, uyu mugabo araje amuhata ibibazo bikomeye cyane, aramubwira papa we yafashe intwaro ajya kurwanira u Rwanda, ariko wowe uragiye wishinga izo ntera hamwe, wishinga bakoze ibyaha, bafite ibyo babazwa mu gihugu cy'u Rwanda, urabishinga, uri gutuka His Excellency Paul Kagame. Kuki utifata ngo utuke papa wawe? Ati papa wanjye ntabwo afite inshingano, ntabwo ahabwa amafaranga. Ariko akaba abajijwe ibibazo bikomeye cyane kuki atarafata Zoom cyangwa SpaceX, ubwo ndavuga live zo kuri X cyangwa Twitter, kutarafata live yo kuri TikTok ngube watuka papa wawe, ahubwo ukaza ugatuka Perezida Paul Kagame, ubacungira umutekano, ubakira imihanda, akabaha amashanyarazi, ugavuga ababyeyi ndetse n'abo muryango we. Ati Sheilla rero urishinga abana binera hamwe, Sheilla uba ubungubu abuze icyo avuga, ngira ngo mwumvaga ko yabuze icyo avuga. Uyu mugabo akaba yahise amucira umugani ukomeye cyane, ati ubonisha itamba ugataha ibyo wari wambaye. N'umugani rero Sheilla Kamuzinzi aciriwe uyu mukobwa ukiri muto wavutse muri 2001, mwumva ko afite imyaka 25, ariko ukomeje kugenda agaragara ku nkoranyambaga atuka His Excellency. Abantu benshi bakurikira iby'ibigarasha cyangwa abatuka umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame baramuzi cyangwa bakunze kumwumva kenshi. Ese wowe udukurikira uravuga iki ku bijyanye n'iyi audio dutangiye twumva, aho Sheilla Kamuzinzi yarari guhatwa ibibazo, aho yarari kubazwa ati ese kubera iki udatuka umubyeyi wawe, ugatuka nyuma yuko Perezida Paul Kagame leta ye yakurihiye amashuri, ukajyaho hanze y'u Rwanda ukiga, ariko uyu munsi ukaba wicaye uri kwishinga ibyo bigarasha, uri kubatuka ubandagaza. Ese ejo tubakunzi ba Pilot News TV tubana umunsi ku munsi, murabivugaho iki? Muravuga iki kuri uyu mukobwa wishinze ibigarasha, wishinze izi ntera hamwe ndetse na FDR bakomeza kugenda basebya u Rwanda? Muduhe ibitekerezo hasi muri comment section down below, ubundi dukomeze twibandire 5 kuri 5. Mbashimira kandi ko mukomeje gukanda subscribe na like, mukomeza no kureba izi video zacu. Ndabashimiye cyane.